Reka tubashimire ari nako tubaha ikaze kuri Akumunsi YouTube channel. Reka tubereke cyangwa se tubagezeho ibintu by'ingenzi bishobora kubafasha mu gihe uri gukora ikizamini mu buryo bwa online kugira ngo ubashe kugitsinda neza mu buryo bunoze. Menya ibintu by'ingenzi bikubiye mu kizamini, ubanze usubiremo amasomo hamwe n'ibice by'ibitabo y'incamake byagufasha kumenya ubwoko bw'ubumenyi uzakenera kwerekana mu kizamini. Ikizamini kizashimangira amakuru afatika, gusobanukirwa cyangwa guhuriza hamwe, gusubiramo ibizamini n'ibibazo byabanjirije icyo kizamini ugiye gukora, hanyuma ukoreshe inyandiko zawe utegure neza ikizamini ugiye gukora. Hitamo uburyo bunoze bwo kwiga. Kwiga rero ntibigombera gukopera cyangwa se gukanaka yize gutya, ahubwo hitamo uburyo bwawe utegura ikizamini, urebe ibindi bifitanye isano nabyo manzo ubisome mbere y'uko ujya gukora icyo kizamini. Witondere ibitekerezo cyangwa ijambo rishobora kwitiranya ibintu mu buryo bworoshye, kuko hari igihe utegura ategura amagambo ajya gusa kandi icyo gihe atari cyo gisubizo. Shishoza rero kugira ngo uzabashe kumenya igisubizo nyacyo. Uburyo bwa matrix ushobora kujya kuri Google ushobora kugufasha. Gerageza gusoma inyandiko zawe mu gihe wiga, ukoresha uburyo bwose bushoboka ubashe kutitiranya amagambo mu gihe uzaba uri gusubiza ikizamini. Ni ibintu 10 tugiye kurebera hamwe mu kanya gatoya. Komeza ubane natwe, ukore subscribe ndetse usangize n'abandi. Ibintu 10 by'ingenzi byagufasha gutsinda ikizamini. Aha ni mu buryo bwa online turimo kuvuga, handi baguha ibisubizo byinshi bakagusaba guhitamo igisubizo kimwe cyonyine. Ingingo ya mbere ishobora kugufasha: soma amabwiriza y'ikizamini neza kandi witonze. Icyo gihe buri kizamini cyose basize amabwiriza, time management cyangwa se igihe ushobora gukoresha, manzo byitondero bisome ubashe kubisobanukirwa. Mbere yo gutangira ikizamini, fata umwanya uhagije kandi usuzume witonze amabwiriza y'ikizamini cyose. Iyi ntambwe ni intambwe ya mbere ugomba gutera kandi y'ingenzi izagufasha kumva neza icyo utegerejweho kugira ngo ubashe gusubiza no gutsinda icyo kizamini. Kubera yuko utabiha agaciro, bishobora kugutwara amanota amwe n'amwe mu buryo utakekaga kandi bitari bikwiye. Komeza rero ubane natwe, ibi byose nibishobora kugufasha turi kugenda tukwereka. Suzuma ibibazo neza. Iyi ni ingingo ya kabiri rero ishobora kugufasha. Mbere nyuma yo gusoma amabwiriza, noneho hano ushobora gusuzuma ibibazo byawe neza mbere yuko usubiza. Soma ibibazo byose uko byakabaye. Ahangaha biragufasha kumenya ibya bibazo bigukomereye, ibibazo byoroshye. Ibyo byose numara kubisoma nibwo uraza kumenya aho uri buhere usubiza. Icya gatatu, banza usubize ibibazo byoroheje kandi wumva mbere na mbere. Ibi biragufasha kuba motive. Iyo usubije ibibazo uri kumva neza, biragufasha kumva yuko mu mutwe ikizamini uri bugitsinde. Hanyuma byandi bikomeye uraza guhangana nabyo nyuma, kabone niyo waba utabizi. Iyi ni intambwe nayo ishobora kugufasha. Intambwe ya kane, shakisha ibimenyetso. Soma neza ibibazo, ikibazo manzo ugisoma manzo kucyumva mu magambo bateguye bagikoresha hejuru, manzo yasobanukirwe. Hanyuma uze kumenya ibimenyetso biri bukwereke ikibazo uraza gusubiza neza. Bumwe mu buryo bwiza bwo guhitamo ibizamini ni ugusuzuma ikibazo cya buri kimenyetso. Soma witonze kandi ushakisha ibimenyetso byose bishoboka. Witondere interuro z'ingenzi, imiterere n'amakuru yose yatanzwe. Rimwe na rimwe ushobora kubyitiranya ugira ngo nicyo gisubizo ugiye guhitamo. Byongeye kandi shakisha ibimenyetso mu bisubizo ubwabyo. Amagambo cyangwa interuro zimwe zishobora kukwereka ko igisubizo ari cyo cyangwa atari cyo. Mu gihe wabisomye neza, bishobora kukwereka igisubizo nyakuri. Uburyo bwa gatanu cyangwa intambwe ya gatanu, koresha igihe cyawe mu bwenge. Ahangaha niba ikizamini gifite amasaha 2, gerageza gutayiminga umenye ati igihe ndi bukoreshe kuri buri kibazo ni iminota 5 kugira ngo bize guhura neza n'ibisubizo uraza guhabwa. Cyane cyane yuko abenshi usanga igihe kibatwara ntibabashe kuba basubiza neza ibibazo bahawe. Ugasanga n'ibikizamini gifite ibibazo 50, ugasanga asubijemo 30 gusa. Ingingo ya gatandatu, genzura ibibazo ukeka ko utakoze neza. Byaba byakunda ari kuba wasubije, hari ibyo uvuga ati binabikoze, hari n'ibyo bavuze ati ibi ngibi napfuye gushyiraho gusa. Ahangaha uragerageza wongere usubiremo ubigenzure neza. Urebe koko bya bindi utakoze, urebe wongere usome kuko none ufite umwanya, urebe niba ushobora kubisubiza neza.
mu buryo burambye. Ibi biragufasha kudatakaza umwanya ndetse no kudatinda ku kibazo handi hejuru twabonye yuko ushobora guta umwanya. Ingingo ya 7, genda ukuramo ibyo wasubije nabi. Yandi wagiye usubiza nabi ushobora kugenda ubitikinga cyangwa se ukagenda ushyiraho akamenyetso kugira ngo noneho muri wa mwanya usigaranye uri kugenda usubiramo ubashe kuba wabisubiramo neza kandi ubashe kuba wabonamo n'igisubizo kizima ugendeye ku magambo yagiye akoreshwa ndetse n'ibimenyetso byakoreshejwe aho ikibazo cyagiye kibazwa. Iyi ni Akumunsi, komeza ukore subscribe udukurikire usangize video abandi bose, hanyuma dukomeze dusangire amakuru y'ingenzi. Ingingo ya 8, witondere ibisubizo byuzuye. Cyane cyane ahangaha uzasanga hari aho bashyiramo muri multiple choice bagashyiramo wenda ngo ibisubizo byose nibyo, only 1 and 2 is correct. Ibyo bibazo byitondera, akenshi icyo ntago biba biri mu gisubizo. Igisubizo kiba kiri mu bibazo bindi byo hejuru uvanyemo ibi bya only bavuga ngo I and I2 ni ikibambere n'icya kabiri nicyo. Ibi byose byitondera kubera yuko akenshi baba bari kujijisha. Ahangaha ushobora kugihitamo ugasanga sicyo. Jya usubiza ku bibazo by'ingenzi by'umwihariko. Ingingo ya 9, witondere ibisubizo bisa nk'ibyumvikana. Ahangaha hari igihe ubaza ibibazo agenda ashyiramo ibisubizo akagaragaza yuko ibyo bisubizo byumvikana, kuko nawe wabisoma ukumva yuko ibyo bisubizo ari ibisubizo bizima. Jya ubyitondera rero. Ingingo ya nyuma, subiramo ibibazo byose n'ibisubizo byose mbere yo gukora submit. Ahangaha nubikora biragusaba kwitonda no gushishoza. Kora subscribe rero. Iyi ni Akumunsi, izi ni ingingo 10 tubanyuriyemo zishobora kubafasha kuba watsinda neza igihe uri gukora online exam.